Ikaze nanone nitwa Mwami nzanye amakuru mashyashya cyane n'amakuru meza n'amakuru atanga icyerekezo muri Pi Network. Pi Network yamaze kubona uburenganzira bwo kugira uyihagarariye mu muryango w'Uburayi binyuze muri sosiyete yitwa Prighter. Bibaye mu gihe irimo kwitegura gutangiza Mainnet. Reba rero cyangwa kurikira iyi video yose maze wimenyere uko Pi Network iri kugenda yaguka mu rwego rw'amategeko kandi bishobora kuyishyigikira ikaba yazamuka n'igiciro cya Pi nk'ifaranga nacyo kikazamuka muri iki gihe. N'amakuru meza mu gihe abantu benshi rero bakomeje gutegeza igiciro cya Mainnet, hari indi ntambwe y'ingenzi irimo kugaragara muri ecosystem ya Pi Network. Uretse kwitegura mu rwego rw'ikoranabuhanga, umushinga uri no gukomeza kwiyubakira umusingi ku rwego rw'amategeko n'imibanire n'inzego zemewe. Pi Network yahawe uburenganzira bwo gukorera mu Burayi, European Union, binyuze muri sosiyete yitwa Prighter nk'uko nari mbibabwiye. Iyi sosiyete ifite nimero yo kwiyandikisha muri European Union ya 1-6-5-3-1-3-5-0-1. Iyi niyo registration number ya Prighter muri European Union, ikaba representing cyangwa ihagarariye Pi Network hariya muri European Union. Iyi ntambwe rero si intambwe isanzwe, ntabwo ari akantu gato cyane, ahubwo igaragaza impinduka ikomeye mu cyerekezo Pi Network yihaye cyo kubaka ndetse no kugenda gake gake, ariko nanone igamije ko Pi igomba gukoreshwa ndetse ikamenyekana hirya no hino ku isi. Gutera intambwe igana kuri Mainnet si ikimenyetso cya tekinike gusa kuri blockchain, ahubwo ni no kwinjira mu rwego rw'amategeko n'imibereho rusange. Ku mushinga wa crypto ukorera ku rwego mpuzamahanga nka Pi Network, kubahiriza amategeko no kwemerwa n'inzego zemewe ni ingenzi kugira ngo ugire ubuzima burambye. Mu rwego rwa crypto, Mainnet isanzwe ifatwa nk'itangizwa rya blockchain ariko ikora byuzuye, aho transactions zikorwa mu gitabo n'ibyo kibaruramari kiri kuri blockchain twakwita ledger, kandi iyi ledger ikaba ari decentralized ku buryo imibare buri kimwe cyose kiba kiri kubera kuri blockchain kiba kiri hanze, n'umupayiniya uwo ari we wese akaba yareba uko ama transaction akorwa kandi twatangiye kubibona. Ariko nanone uko assets za digital zigenda zinjira mu mikoranire n'uburyo busanzwe bw'imari, kubahiriza amategeko bigenda birushaho kuba ingenzi. Hatabayeho rero umucyo w'amategeko, nubwo blockchain yaba igezweho gute, ishobora guhura n'imbogamizi mu kwakirwa ku rwego rwagutse. Niyo mpamvu Pi Network yashyize imbere kubahiriza amategeko ya crypto hirya no hino ku isi, ariko nanone itibagiwe bya bikorwa remezo bizayibashisha gukomera, gutanga service ndetse no kuganwa n'abantu benshi cyane barimo amakampani akomeye. Kugira uhagarariye Pi mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi binyuze muri Prighter bigaragaza ko Pi Network iri kwitegura neza icyiciro cyo kwaguka no kwinjira mu masoko akomeye. European Union ni imwe mu masoko afite amategeko akomeye kandi atunganyije neza ku isi. Imishinga ya blockchain ikorana n'abaturage ba European Union igomba kubahiriza aya mategeko ajyanye no kurinda amakuru, amabwiriza y'imari ndetse n'uburenganzira bw'abaguzi, kugira ngo hato hatazagira umuguzi ubigenderamo kubera company iyo ari yo yose yaje gukora mu bihugu by'Iburayi. Biriya bihugu ni ibihugu biba bikunda abaturage cyane, niyo mpamvu bakora buri kimwe cyose kugira ngo amategeko bayalegalizing, bayashyireho, kandi ayo mategeko utangire gukora uko uyubahirije. Ntabwo ugenda ukore ngo uyubahirize nyuma waya, ahubwo urabanza ukayubahiriza ukabona ubukora. Kugira rero uhagarariye Pi ku mugaragaro bigaragaza ko Pi Network yiteguye gukorana n'inzego z'amategeko n'abandi bafatanyabikorwa mu mucyo no mu buryo bwemewe. Ibi bishobora gufasha imikoranire y'ibigo n'abadeveloper ndetse n'abafatanyabikorwa bashobora kugaragara mu kwaguka kwa Web3 i Burayi. Bityo Pi Network izaba ari imwe
muri projet zikomeye atari muri European Union gusa no ku isi hose. Ibi nanone bigaragaza ukuri kwiyongera mu rwego rwa crypto. Decentralization ntisobanura guhunga inshingano z'amategeko. Uko adoption igenda yiyongera niko n'inzego za leta zireba niba koko hari umucyo mu bikorwa bya company runaka yamaze guhabwa ubushobozi ndetse n'uruhushya rwo gukora. Akenshi ahubwo bikarebwa mbere, nanone bakareba uburyozwe cyangwa kubazwa inshingano. Tese iyi company iramutse iriganyije, iramutse ihombye, iramutse ese twabaza nde, igihombo ninde wakirenge? Ibyo byose rero birarebwa, ndetse hakarebwa n'imikoranire itunganyije neza hagati y'iyo company n'abashoramari bagiye batandukanye kugira ngo ya company noneho irusheho kwizerwa. By'umwihariko Uburayi bwagize uruhare rukomeye mu gushyiraho amabwiriza ajyanye na digital assets. Amabwiriza agamije gusobanura neza no kurinda abaguzi. Ku mishinga mishya, kubahiriza amategeko hakiri kare bishobora kwirinda ibibazo bishobora kuvuka mu gihe kizaza. Mu rwego rw'icyizere, kugira uhagarariye PAI muri European Union bishobora kongera credibility y'umushinga, bigatuma wa mushinga nyine umenyekana ndetse ukaba warushaho gukundwa, ugakurura n'abandi bashoramari. Abashoramari rero n'abafatanyabikorwa bakunze kureba uko umushinga uteguye mu rwego rw'amategeko mbere yo kuwushoramo imari yabo. Umusingi w'amategeko usobanutse ushobora kugabanya ibyago no kongera icyizere mu mushinga, bigatuma umushinga uganwa n'amakampani n'abafatanyabikorwa ndetse n'amaleta ubwayo akaba yashoramo imari yabona ko ari ikintu cyizewe, ari ahantu hizewe, ari ahantu imari yabirinzwe kandi izabyara inyungu. Ku muryango wa Pi Network, iyi ntambwe yongeraho indi ntera ku nkuru ya Mainnet. Nubwo ibiganiro byinshi byibanda ku myiteguro ya tekinike, umusingi w'amategeko nawo ni ingenzi cyane. Utawufite kwaguka ku rwego rwagutse bishobora guhura n'imbogamizi. Niyo mpamvu Pi nk'ifaranga rikoreshwa muri ecosystem ya Pi, ifaranga rishobora kungukira abantu mu buryo butaziguye, nanone mu kongerwa kw'iri faranga rikajyana n'amategeko hirya no hino ku isi. Ni umusingi ukomeye cyane uzatuma iri faranga riganwa kandi rigakoreshwa cyane. Kubahiriza amategeko bishobora gufasha mu kwemerwa ku masoko, kwakirwa n'abacuruzi no mu guteza imbere decentralized applications, haba zirimo kubakirwa muri Pi Network ndetse n'izindi zizazanwamo zaruziye zari zisanzwe zikorera hanze, ndetse n'izikorera hanze zikemera gukoresha ifaranga ry'iyi projet ya Pi Network. Umubano hagati y'udushya twa blockchain no kubahiriza amategeko usanzwe ari ingorabahizi. Mu ntangiriro crypto yibanze ku kwigenga no kuva ku mikorere ya kera, ariko uko urwego rukura, kwinjira mu mategeko asanzwe no gukorana n'inzego zemewe biragenda biba ngombwa. Imishinga itita ku mabwiriza ishobora guhura n'ibihano cyangwa kwangirika ku izina, ariko iyitegura hakiri kare mu rwego rw'amategeko ishobora kugera ku iterambere rirambye. Muri uru rwego rero, kugira uhagarariye Pi nka projet ikomeye muri European Union bishobora gufatwa nk'intambwe y'ubwenge kwazaza h'iyi projet, ndetse n'ifaranga ryayo, community yayo n'ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi na service iyi projet izaba itanga cyangwa abayirimo batanga. Ibi kandi bifasha no mu cyizere cy'abaturage. Abakoresha Pi bashobora kumenya niba umushinga ukora mu mucyo kandi ufite inshingano. Kuba uri mu rwego rw'amategeko rwemewe bishobora gutuma n'abafite impungenge bemera gukoresha digital assets, by'umwihariko iri faranga rya Pi. Mu gihe Web3 ikomeza kwaguka, haragenda hagaragara uburyo bwo guhuza decentralization n'iyubahirizwa ry'amategeko. Ibi bishobora kuba umuyoboro uhuza imiyoborere ya decentralized n'inzego zemewe. Kuri Pi Network, kugira uyihagarariye mbere yo gutangiza Mainnet bishobora kugabanya urujijo no koroshya imikoranire n'inzego z'amategeko
igihe umushinga uzaba winjiye mu rwego rwagutse mbese operatinga ku rwego mpuzamahanga. Mu rwego rw'ubukungu, umucyo w'amategeko ushobora no gufasha mu kongera liquidity. Exchanges n'ibigo byakira ubwishyu bikunze gusaba ibyangombwa byemewe mbere yo kwakira digital asset, bityo umusingi w'amategeko ushobora gufasha Picoin kwinjira mu masoko mu buryo bwaguze. Tugire ku ma exchange yo tuzi ko Mainnet akayirenze irakomeye, ahubwo niyo isaba ayo ma exchange ko ari byo yemeza ngaragariza Picoin team yamara kubisuzuma noneho Pi ikaba yakwemera kuba listed kuri iyo exchange yashatse kuri listinga Pi. Rero urumva ntabwo ari ikintu cyoroshye my friend, ariko nanone ni ngombwa kugumana icyizere ku bapayoniya. Kugira uhagarariye Pi muri European Union bisobanura ko igiciro kigiye guhita kizamuka kigatumbagira cyangwa ko byemejwe ku rwego rw'isi hose. Oya, buri gihugu cyangwa buri gace, buri bufatanye bw'ibihugu runaka baba bufite amabwiriza yabyo, ariko ibi ni ikimenyetso cy'uko umushinga utekereza ku mategeko mpuzamahanga. Mainnet rero si ukoresha code gusa, ahubwo ni ukwinjira mu rwego rwagutse rw'amategeko n'imibanire, aho umucyo, uburyozwe bw'inshingano no kubahiriza amategeko ari ingenzi. Kuri Pi network n'umuryango wayo, kugira uhagarariye Pi muri European Union bishobora kuba intambwe yatekerejweho neza igamije umutekano n'iterambere rirambye. Ibyo rero bizazana adoption yihuse cyangwa kwaguka kwa Web3, nanone bikazaterwa n'uko amabwiriza azakomeza kubahirizwa n'uko umushinga uzashyirwa mu bikorwa. Mu gihe urwego rwa crypto rukomeza gukura, imishinga ihuza udushya n'ubunyamwuga mu mategeko ishobora kugira amahirwe menshi yo kugira uruhare rurerure kandi rukomeye mu bukungu bwa digitali bw'isi.